reka rero twinjire mu gice cya kabiri cy'ikiganiro. Iki cyo gitandukanye n'icyo twari dufite mbere. Tugiye kuganira noneho ku bintu birebana na batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR butegetse igihugu uyu munsi. Victoire Ingabire nanone aradunyuriramo uko we abibona. Mu minsi hashize nk'amezi akabakaba 3 ngira ngo nko mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu niba ntibeshye, Padiri Nahimana Thomas wo mu gihugu cy'Ubufaransa yakomeje kujya ahamya ko kutabona Perezida Kagame mu ruhame ngo kuri we bisobanura ko yaba yaritabye Imana, yaba atakiri mu buzima. Abandi hirya no hino bakavuga bati Perezida Paul Kagame afite uburwayi bukomeye budatuma agera imbere y'aho abantu bari, ndetse bakanavuga n'ibindi ngo hari icyitwa deep fake ngo ni uburyo bakora amashusho ku buryo bishobora gutuma umuntu ureba agira ngo ibyo abona nibyo kandi umuntu bavuga atariwe. Hari n'ibindi bitandukanye. Ejo bundi mwabonye bwana Paul Rusesabagina agezwa hano RIB imwereka abanyamakuru, imwereka abanyarwanda muri rusange nk'umuntu ukurikiranyweho icyaha cy'iterabwoba, agafatwa akaba nyine yarashyikirijwe hano mu Rwanda ubu ngubu afunze. Ibi byose abo ni abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse na Victoire Ingabire akaba ari muri opposition, akaba ari butuganirize bitandukanye. Ese Victoire, iki kibazo kirebana n'uburyo opposition imeze nko mu kwezi niba ari ukwa kane, hagati y'ukwa kane n'ukwa gatandatu nibwo hatangiye kugaragara izo filime za Padiri Nahimana abwira abantu ko Perezida Paul Kagame atakiriho. Perezida Paul Kagame abandi bakavuga ngo ararwaye bikomeye cyane, bakavuga imirwa mikuru y'ibihugu bitandukanye bikomeye ku isi yagiye kwivurizamo. Mwebwe iyo mwabibonaga mwe nk'umuntu muri opposition kimwe n'abari abantu mwumvaga bimeze bite? Urakoze. Njye nabifashe nk'ibihuha. Ndi mu gihugu, ntabwo rero umuntu umwe mu gihugu burya abona ibintu kimwe n'umuntu uri hanze. Umuntu uri kure y'igihugu ashobora gufata amakuru mu buryo bunyuranye, ayakuye ahantu hanyuranye, ku buryo rero naho uri mu gihugu uba ufite nawe kubona amakuru mu buryo bworoshye. Ntabwo rero ni ibintu ntigeze mfata n'umwanya munini wo kureba cyangwa kwitaho cyane, kubera ko nyine nari nzi ko perezida ahari, nari nzi ko atarwaye, kuko bwa mbere avuga ngo ararwaye twamubonye ari gukoresha inama ya FPR. Hanyuma muri ibi byumweru bishize nibwo byongeye kuzamuka cyane. Ejo twaramubonye ari mu kiganiro n'abantu comment bakoze ngo ntabwo ari byo, ngo ari yicaye hijimye ngo cyangwa iki. Izo manipulation z'amashusho cyangwa iki, ntabwo vraiment politique nkeneye cyangwa politique nkora ari iyo ngiyo. Ntabwo n'ikibazo kimpangayikishije, ntabwo ari Perezida Repubulika. Perezida Repubulika arahari, igihugu kigomba kuba gifite umuntu ukiyobora. Iyo ahari rero icyo ureba, icyo ndeba ni politique arimo ashyira mu bikorwa, niyo inshishikaje kureba. Ese politiki igihugu kiyobowe gite, kiri mu buhe murongo? Ese umurongo turimo uradufasha kujya mbere cyangwa araho tudindira kandi twashobora gutera intambwe? Nge ntaho ndeba, ntabwo nkunda kujya kureba cyane ngo umuntu ara. Kandi icyo nabwiraga nti umukuru w'igihugu ntabwo ari umuntu ubonetse uwo ari we wese. Ntabwo arwarira ahantu ngo bimenywe na padiri gusa cyangwa bimenywe na opposition gusa, arwariye ahantu n'abandi bose babimenya. Ntabwo rero niyo mpamvu ntabwo nabigiyemo cyane, ntabwo nabihaye umwanya munini. Kuba twabibonye no muri opposition abatavuze ko yapfuye bakavuga ko arwaye arembye. Ese mwaba muvugana ukaba warababwiraga ibitekerezo byawe ukababwira uti ariko ibi bintu muvuga bimeze bitya birafutamye, cyangwa wenda warabihoreye uravuga uti nibereye muri Darfa yanjye mfite uko numva ibintu? Oya, abashoboye kumbaza kuko harimo abambajije batamakuru batimeze gute, nabwaga n'ibyo bintu nibihuha mu bereke. Ikibazo nabwira ko ari bihuha ntibabyemere, ubwo rero nkabihorera kuko ntabwo wahatira umuntu kwemera. Principe zanye no kudatira umuntu kwemera ibyanye nayo nemera ko umuntu agira ubwisanzure mu mitekerereze no mu bitekerezo no mu gutanga ibitekerezo bye. Ntabwo nahatira umuntu kwemera ibihuha bye yemeye. N'umuntu yemera ibihuha akavuga ati ibi ni uko mbyemera, icyo gihe uramureka.
ugakomeza inzira yanjye nge nakubwiye ikinshishikaje ni ukureba umurongo w'igihugu kuko njye hari nabo nabwiye ndababwira ntese ubundi koko tuvuge tubyemere ko ari byo ubundi barahindura iki muri gahunda murimo ubundi gahunda yindi mufite ni iyihe donc kugeza ubu nta nubwo ndanabona icyo byari bimaze donc ngiye niyo mpamvu ntabwo nabihaye umwanya icyo ndeba ni ukuvuga ngo igihugu cyacu kiri mu wuhe murongo turatera imbere cyangwa turasubira inyuma cyangwa turadindira akaba ari ngomba gushyira imbaraga. Hari icyo uvuze ngo kuba wareba ubabaza utese bizabamarira iki bimaze iki mu murongo wanyu ese haba hari igihe waba waribajije uti umurongo w'aba bantu twavuga ko dufatanyije intambara yo kuvuga iti ibi bintu n'ibi ntago bigenda kuko n'iki shyaka rya politike rikora waba warakibajije ukavuga uti wenda hari abantu bashobora kuba bari mu murongo utariho mu murongo utariho umeze ute wa politike ya opposition no nta mu by'ukuri ntakubeshye ntago njye nicara ngo njye kusesengura andi mashyaka ibyarimo ibyo yemera ibyo atemera mfite ishyaka ryanjye rya Darufu Murinzi riri hano imbere mu gihugu dufite umurongo tugenderaho dufite uko tubona dufite ibyo dushishikaje dushyize imbere duharanira n'abandi bano bafite amashyaka yabo n'umurongo wabo nuko bakora politike yabo donc ntabwo rero njya kureba ngo nanarize ngo ese barabare mu biki cyangwa bageze gute bien sûr ndakurikira amakuru ya buri shyaka kuko iri muri politike ntabwo nkurikira politike shyaka ku butegetsi gusa n'amashyaka yandi ya opposition ahari afite umurongo wayo wa politike ndareba naga yakajisho nkareba ibyo barimo bakora n'ibyo barimo bavuga ariko ntabwo mvuga ngo ndagiye ngiye muri uwo murongo cyangwa ngeze nenge nkomeza mu murongo wanjye. Hari igihe tujya tubona rimwe na rimwe bafatanyije itangazo na PS Imberakuri na Maître Bernard Ntaganda ese ntibyaba bivuga ko hari imirongo imwe n'imwe ya politike ya opposition yandi mashyaka mumvikana kimwe ku bintu ku buryo wababwira uti ibi bintu nyamara uburyo mu bikora siko oya byo nibyo abo tuganira abo dushobora kuganira muri politike ku bw'amahirwe kuba ndi imbere mu gihugu abo tuganira ndababwira nti nkuriya murongo nge mbona bidashoboka ariko kuba turi mu mashyaka anyuranye nyine nuko ya mirongo ya politike tuba tutayumvikanaho donc kugerageza kubabwira impamvu wowe wahisemo muri ubu buryo nabo kubwira impamvu bahisemo aho ngaho uvuze utanze urugero rwa PS Imberakuri PS Imberakuri hari igihe dusohora itangazo turi hamwe kubera ko ibyo bintu tuba tubyemeranyijweho ariko warabibonye hari n'igihe asohora irya cyangwa agasohora iryanjye nuko donc mirongo tuba tutayumvikanyeho donc muri politike mfite niko bimeze ntabwo buri muntu aba afite umurongo we wa politike n'uburyo abona ibintu uko abisesengura nuko abona ibintu byagerwaho umuntu agakomeza mu murongo we ariko iyo bibaye ngombwa abantu bashobora gukora coalition bakaba bakorana ntabwo ari ikibazo donc umuntu abaye yumva ko urimo kusobanura ibintu yavuga ko waba waranenze imyitwarire y'abavuze bati Perezida Kagame ntakiriho cyangwa ararwaye reka nkubwire rwose nta mwanya nabihaye navuze niba ari umurongo bafite impamvu bafite uwo murongo ntabwo nirwa mbijyamo kuko tutari muri coalition nabo ngo mbe nababwira ngo wenda uwo murongo njye si unwemera ntacyo nigeze mbabwira ntabwo nigeze mbyitaho narabibonye ko babivuze abashoboye kumbaza njye mbabwira ukuri kwanjye hanyuma njye nkomeza gahunda zanjye. Hanyuma uvuga iki ku bavuga bati Padiri Nahimana yashyize presiyo ku Rwanda kugeza igihe bibaye ngombwa ko Perezida Paul Kagame yigaragaza mu kiganiro kirenga gisaga amasaha 2 ibyo bintu bivuga iki twarabibonye mu comments nako reka nkubwire social media zatanze urubuga umuntu yisanzuraho akivugiraho ibyo ashaka nuko abyumva nge ndumva nta comment nshaka gukora kuri politike ya Padiri cyangwa kuba Perezida aramushubije nta comment nshaka kubikora kuko ntabwo ndimo kubona ikintu kinshishikaje kenshi ni ikireba umuturage ese umuturage hagati aho ngaho ibyo bya Padiri na Perezida kuba mushubije umuturage bimumara iki ntacyo mbona inshishikajwe utekane n'igifasha umuturage kujya mbere mu mibereho myiza kuba ariho atekanye mu gihugu cye nibyo binshishikaje ibindi ntabwo nkunze kubiha agaciro. Ntabwo wabonye ko byashoboraga uburyo Padiri yabikoraga byashoboraga wenda kuba byatera ikibazo mu baturage wenda bakavuga bati reka noneho tubaze niba byo kuko ibyo tubona muri social media ari byo genda bikaba byatera n'ikindi kibazo wenda iyo bikomeza bagakomeza nibyo bita guerre psychologique donc bagakomeza kuvuga ibyo bintu umubare w'abantu benshi bakabyemera ariko
ntekereza ko umubare menshi w'ababyemeye ni abari hanze kuruta umubare wa benshi w'abari mu gihugu kuko abari mu gihugu niba babona nyine yakoresheje ayo manama bakabyemera bo ntabwo bumva ko bajya muri izo sesengura za tekinoloji abantu bagiye bagaragaza ngo abantu ari byo bajya bavuga bati twebwe twamubonye uyobora inama nk'uko yari asanzwe abikora donc nta bundi bushakashatsi bagomba kwirirwa bajya gushakisha opozisiyo y'u Rwanda iramutse iri yishyira hamwe mukavuga muti reka dushyire hamwe ikintu cya rusange ku buryo ijwi ryumvikana nk'uko hakunze kubaho icyo bita impuzamashyaka mubona muri opozisiyo bishoboka ko mwashyira hamwe cyangwa wenda harimo ibitekerezo mvuga muti bari ibitekerezo bafite birakocamye biriya ntabwo ari byo ku buryo impuzamashyaka yashoboka no birashoboka ndabona ndagira ngo mbanze muri politiki buryo ibintu byose birashoboka ikintu cya mbere ngira ngo mbanze nibutse ko mu batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho dufite hano mu gihugu cyacu harimo ibice bibiri hari igice cyahisemo gukoresha intwaro kugira ngo gikureho ubutegetsi buriho abo ngabo ni abarwana turahora tubumva buri gihe hari n'igice cy'abavuga bati dukeneye impinduka ikorwa mu mahoro donc abo bakeneye impinduka ikorwa mu mahoro ntekereza ko bashobora guhuza umurongo bakumvikana kuko guhuza abashaka impinduka mu mahoro n'abashaka impinduka mu kurwana burya ideology bazitandukanye karoma ni kimwe no kuvuga ngo mu republique arakorana ntuza coalition n'umumonarchiste ntabwo byakunda ntabwo ubwami na republika byakorana ni kimwe no ko bamwe bashaka gukoresha intwaro bagakora ubutegetsi n'abashaka impinduka inyuze mu mahoro badashobora guhuza ariko nibura gereka bamwe baretse iyo nzira yabo bahisemo ariko nibura abari mu murongo umwe kuvuga bati twebwe inzira ya mbere twahisemo niyo kugira ngo ibintu biduke mu mahoro hari igihe bishobora kuba ngombwa ko nashaka kuvuga bati coalition y'ubundi muri politiki bishoboka biteze nuko hari igihe mwavuga ati mushaka imirongo migari mukayumvikanaho none imirongo migari mwamara kuyumvikanaho mukavuga muti dukurikije imirongo migari nuko tugiye kuzamuka nubyo tugiye gukora buri wese akayibagije ka gakeregeshwa ke n'undi akabibagije kwa gakeregeshwa ke ariko bakagira imirongo migari bahuriraho bagakorana ibyo ngibyo birashoboka muri opposition mu Rwanda kimwe n'ahandi hose muri politiki mfite n'ibintu bishoboka ko abantu bashobora gukora coalition bagakorana bitewe n'imirongo migari bumvikanye wa politiki bitewe cyane n'icyo bashaka kugeraho ejo bundi cyumweru gishize cyaranzwe bikomeye cyane n'ifatwa rya Paul Rusesabagina uzwiho kuba yarakoze filime Hotel Rwanda yamugize intwari ku isi hose agahabwa n'ibihembo ngira ngo niyo munyarwanda wenyine niba ntibeshye wahawe kiriya gihembo na perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika kiriya kintu kibayeho wewe wacyakiriye gute ntakubeshya bwa mbere naratunguwe kubona Rusesabagina muri RIB ntabwo nabyumvishije ntabwo n'uyu munsi sindumva uko byagenze kugira ngo hagere ariko nagira ngo nibutse l'opposition yo hanze ikunda kubivuga ikavuga ati ubutegetsi bwirwa butwirukankaho bakabivuga ariko ntibafate de mesures nyine zo kwirinda donc kubivuga nibuzi ko hari ikibazo ntufate de mesures zo kwirinda ni ikibazo cyangwa se bakamesa kamwe bakaza nyine bakora politiki mu gihugu nkanjye waje ariko niba bari hanze kuvuga twe ntitwakora politiki mu gihugu kubera impamvu zabo ku giti cyabo hanyuma bakibona bageze hano bigaragaza yuko nyine mu by'ukuri byo bakora hari igihe bibagirwa kwirinda icyo ni cyambere nge icyo nasaba nuko urubanza rwa Rusesabagina rwazagenda neza ntuzagenda urwanjye habayemo amakosa menshi atesha agaciro inkiko z'ubutabera bw'igihugu cyacu ndizera ko bakuyemwe amasomo ubutabera bw'igihugu cyacu bwakuyemwe amasomo ku buryo nizera ko none mu rubanza rwawe rwatesheje agaciro inkiko z'u Rwanda gute kubera ko hari amategeko menshi bagiye birengagiza kuba naragombye kujya kwiyambaza urukiko nyafurika nuko hari amategeko ari birengagije kandi twajya beretse bana yabonye njya gushize narabikubwiye cyangwa umunsobanuro ukuntu twerekanye ko ibirego byose ubushinjacyaha bwari bwatanze nta na kimwe cyubahirije amategeko twabivuga umucamanza karakara kugeza ubwo abavoka banjye ngo ni ababarbar ngo kubera ko batavuze nyine donc ko nawe yaramaze kubona ko tumaze kugaragaza ko ibyo byose urubanza rwagomba guhagarara nta rubanza rwagomba kubaho buryo urubanza rwanjye ntabwo rwagomba kubaho muri iki gihugu kuko nta kintu na kimwe cyari cyubahirije itegeko cyarimo ariko babirenga nkaba nizera ko mu rubanza rwa Rusesabagina ayo masomo yose bazayiga ayo makosa ntiyongere kuba ariko ndatekereza ko bitangiye gupfa kubera ko guhera igihe RIB yamugaragarije ubundi RIB yagombye kumumara na amasaha 78 ikamushyikiriza pariki
none ntekereza ko ibyo byose bitari byaba ndagira rero ngo mbibutse bagerageze iyo mbivuga ntabwo ari iyo mbivuga nenga ntabwo ari ukwanga si ukwanga ribu si ukwanga parike nijya kumbagira ngo dukosore utwo tuntu tw'amakosa akorwa bigatuma batunenga siri tuko wabonye ko nk'uko bivuga Rusesabagina ari umuntu au niveau international uzwi itangazamakuru ryose navuga ko amatara yose les phares zose ubuzi ni black ku Rwanda rirareba urubanza rwe ruragenda gute niyo mpamvu rero abantu bari bakwiye no kwikosora mu makosa ntigeremo ibyo bintu byose bituma bakagaragaza ko koko bashoboye umuntu nka Rusesabagina rero bamufashe ko ashaka kumucira urubanza binyuze mu mategeko waba wenda nk'iryo kosa ryabayeho utubwiye waba ufite impungenge ko ibintu byabaye mu rubanza rwawe naho bishobora kuba sisi bishobora kuba kuko sinzi impamvu iteka imanza za politiki mu gihugu cyacu ayo makosa akunda gukorwa kuko ubundi niba ufite umuntu ugomba ko ufite ibintu bigaragara umushinja niba ari ntabyo ukamushinja kuko wenda iri muri opposition mwihorere wikurwa wanduza isura y'igihugu wanduza isura y'ubutabera mwihorere ariko niba ufite ibimenyetso bigaragara nabyo niba bishyira hariya none umuntu aburane donc umuntu ashobora kuburana ashobora kubona umwavoka amwunganire aburane hanyuma nabonye nk'umuryango wa Rusesabagina natangiye kuvuga ko umwavoka bashatse atari gushobora kumubona nk'ibyo nabyo biraza kuba igisebo donc bagerageza uko tuntu twose dutoya nitwa abantu bakusanye tukavamo ikintu kinini kandi bitari ngombwa mu byaha akurikiranyweho ntabwo turimo kuba twakururira ubutabera yenda kugira ibyo byagenderaho kuri iki kiganiro ngo ubutabera bupfe ariko akurikiraho n'ibyaha bikomeye cyane birimo nko kuba hari abaturage bigeze kwicwa kandi bishwe byigambwe n'umutwe witwara gisirikare wa FLN wo muri MLCD uyobowe na MLCD ntabwo mubona ko ibyaha Rusesabagina akurikiranyweho bishobora noneho abantu bakaba bavuga bati noneho izo raison bafite impamvu yo kubikurikirana hari n'ababyigambye ndagira ngo nkubwire mukanya nemaze gusobanura nti aba opposition y'u Rwanda rimwe bice bibiri hari biyemeje gufata intwaro hari abane biyemeje gukora impinduka amahoro buryo wafashe icyemezo cyo kuvuga uti ngewe ndarwanya bura butegetsi nkoresheje intwaro icyo gihe uba waniteguye no kwasima donc ingaruka zabyo ntabwo u Rwanda rwonyine rugize opposition reka dufate Afrique du Sud Mandela niba warakurikiye igitabo cye yageze aho yabanje kurwana amahoro bigeze afata intwaro kajya bakora zantuza mu rubanza rwe warabibonye yako yagezemo arasima aravuga ati kuba twarakoze ibi ni ukubera impamvu niza arazisobanura kuba twaragezeho dufata intwaro ni ukubera yuko nyine twari duhanganye yakoresheje violence natwe dukoresha violence donc niba rero hari abanyarwanda bahisemo kuvuga ati twebwe turafata intwaro igihe bafashwe bagomba gusobanura impamvu bafashe izo ntwaro none ubutabera nibwo bugomba kureba ese koko ibyavuga bifite ishingiro byari ngombwa ko afata intwaro ibyo mu butabera bw'u Rwanda wumva hashobora kubaho uko gushyira mu gaciro nkurikije ibyaha narezwe niyo mpamvu navugaga ntibazagerageza bashyire mu gaciro batazakora amakosa nk'abo bakoze mu rubanza rwanjye kuko nkanjye bandegaga bakampa abasirikare ntafite nuko urumva gutwerera umuntu abasirikare adafite ukamuhamya ibyaha atakoze byabaye ikibazo nuko niyo mpamvu ubutabera bwo mu Rwanda ndizera ko kuri dosiye ya Rusesabagina bazashyira mu gaciro ntibazagwe mutego nk'uwaguwemo mu rubanza rwanjye donc bazagerageza gusepara ibibazo bya politike n'ibibazo by'amategeko twaganiriye n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi reka bivuge Maître Bernard Ntaganda atubwira ati nk'ibyo muvuze impamvu bari abantu bafata intwaro bakajya kurwana we yarabivugaga ati nuko hari ibintu bitaratungana nuko mu Rwanda nta wemerewe gutanga igitekerezo cye aramutse ari muri opposition nuko ubutegetsi ari igitugu bigatuma abantu nkuko bitubwiye bya mu rubanza rwa Mandela abantu bahitamo gufata intwaro icyo gitekerezo mu kivuga iki ku buryo abantu bavuga bati birarambiranye reka dufata intwaro we nibyo navuze donc hari ni amahitamo abantu bakora iyo mugiye muri politike mukavuga muti turifuza impinduka hari abavuga bati turayifuza mu mahoro hari abavuga bati turayifuza dufashe intwaro iyo rero uyifuza afashe intwaro agafatwa ni nkuko natwe ari nanjye twarafashwe turafungwa natwe kandi nta ntwaro twafashwe twarafashe turafungwa ubwo rero niba bafashe n'uwahisemo kujya ku ruhande rw'afata intwaro nawe azafatwa afungwa cyangwa umwe niyo mpamvu navugaga nti n'ubutabera bw'u Rwanda none buzagerageza butandukanye politike n'amategeko
noneho bushobore gusobanura, ntekereza ko nawe mu kwisobanura ko azashobora kwisobanura impamvu yahisemo iriya nzira, agaragaza impamvu yabishyizemo. Donc uravuga abacamanza bazirinde kugendera kuri sentiment politique, bazakurikiza itegeko. Birashoboka aho niho nyine tuzarebera ubwigenge n'ubwisanzure bw'abacamanza bo mu Rwanda. Ese umuntu wakumva usubiza ikibazo kibanziriza iki ngiki niba mu butabera bizashoboka, akaba yavuga ati nubwo Ingabire Victoire ari ku ruhande rutemera ibirebana no kwitwaza intwaro, abarwana bitwaza intwaro, ariko akaba yumvise usubiza gutyo, ntashobora kuvuga ati ashobora kuba ashyigikiye ko niba n'ubutegetsi bwa RPF buvaho, ashyigikiye ko barwana bitwaje intwaro, bikorwa bitwaje bibanje guca mu kurwana. Ibyo ntabwo ari byo rwose, ntabwo mbyemera. Niyo mpamvu mvuga nyine iyo ufashe intwaro hazamo ingaruka nka ziriya, hari abaturage bapfa. Donc niyo mpamvu nge ntabyemera. Donc uba ugomba kwirengera ingaruka z'inzira wahisemo za politike mu gukemura ibibazo. Ngewe iyo nzira sinyemera, kuko ndavuga nti niba mvuga ngo ngewe ndaharanira umuturage bisanganiro rya byose, hanyuma ngaterera imbunda umuturage agapfa, nkuriye kwibaza nti ese wa muturage ko apfuye kandi navuga ngo niwe ndimo kurwanira. Donc icyo ni ikibazo. Ntabwo nasubiriza abantu bahisemo inzira yo gufata intwaro kuko ntazi impamvu, niba nibyo barabitekerejeho. Nge imwe mu mpamvu yatumye ntemera kujya mu murongo wabasanga ko impinduka zaba hakoresheje intwaro, nuko nsanga nyine umuturage nemera ko agomba kubisanganiro rya byose, nemera ko impinduka igomba kuba ibereyeho umuturage, kandi dufatanyije n'uwo muturage kugira ngo impinduka igerweho. Ngasanga rero mfashe intwaro naba ndimo mfata icyemezo mu mwanya w'umuturage, kuko ndegera umuturage nkabwa ntimpinduka irakeneye. Ugomba kugira ijambo mu bigukorerwa, nkabimwigisha nkabimwumvisha. Ugomba kugira ijambo mu bigukorerwa, ntukemere ko ibintu bikugwa ku mutwe. Ujye ubanza ubaze umuyobozi, umutinyuka umubaze, umubwire uti muyobozi ibyo nzaniye simbyemera. Ndumva ni impinduka nshaka mfatanyije n'umuturage. Ntabwo ndi kumutekerereza, ariko ndatekereza nk'umunyapolitike nkamwegera nkamubwira nti bikuriye kugenda gutya. Ariko niba ufashe intwaro ukavuga ngo ugiye kumubohora, ufashe ntabwo yakubajije ntiyanakubwiye ati ngo nundwanirire. Donc ni icyemezo wafashe mu mwanya. Donc imwe ni mu mpamvu yatumye ntemera kujya mu murongo wabemera guhindura ibintu hakoresheje intwaro, nuko icyo gihe umuturage nta ruhare afite. Waba urimo ubona umuturage wo mu Rwanda gusa, wenda hariho n'umuturage uba muri Zambia, hari umuturage uba muri Zimbabwe, hari umuturage uba i Burayi, hari umuturage uri muri Congo, Uganda, i Burundi, wabwiye wenda ba Rusesabagina n'abandi na FDLR wenda tugomba gutaha ku ngufu kuko banze ko dutaha, nkuko na RPF yigeze gutaha ku ngufu? Umuturage w'umunyarwanda ni ushaka kuvuga, yego, utari mu Rwanda. Hoya abaturage bari hanze nabo turavugana, nge nabo mvugana nabo, nkabereka ibyiza by'uko impinduka igomba kuba mu mahoro. Kandi ntaguhishe abenshi tuvugana bemera ko impinduka igomba kuba mu mahoro. Ntaguhishe rwose, abenshi tuvugana zo za Zambia uvuga, za Malawi, abari i Burayi, abenshi baravuga bati icyo twifuza ni uko igihugu cyacu twagera kuri demokarasi, tuma umuntu yisanzura, tukaba turi hano mu gihugu aho dufite ibyo dukora, ariko tukaba tuzi ko dushobora kuza mu gihugu tugataha nta mahoro, mu mahoro nta kibazo dufite, tukaba tuzi ko dushobora kugira umushinga dukora mu gihugu cyacu nta kibazo, tukaba tuzi ko dushobora gutanga ibitekerezo byacu, Tom ntirirwe adutoteza. Ibyo biganiro mbigirana nabo bantu, kandi icyo bifuza benshi nuko rwose ibintu byaba mu mahoro. Ariko muvuga nk'iki, nko kuba ubutegetsi bukuru bwa RPF mukunze kuvuga biti ibyo bintu bya demokarasi, ibintu by'ubwisanzure twarabiharaniye, twabigezeho. Abandi ibyo birirwamo bavuga ngo demokarasi, ngo uburenganzira bwa muntu, ngo ibyo bintu twabigezeho byararangiye. Iyo comment muyivuga iki? Ntabwo babigezeho. Demokarasi ni processus, ni urugendo. Urwo rugendo ruracyakorwa. Baragiye bashyiraho itegeko nshinga. Igihugu cyacu gifite itegeko nshinga, kandi n'ibihugu bidafite amategeko nk'ayo dufite. Dufite itegeko nshinga, dufite n'itegeko ryemera amashyaka menshi. Ariko hashize igihe kingana n'iki naratangaje ko nshyizeho darufa, kugeza n'uyu munsi akaba nta n'urwego na rumwe ruranyemerera mu biba bifite mu inshingano nibura ko dushobora no guhura kugira ngo dushobore kuganira uburyo iryo shyaka ryakora hano mu gihugu. Ntabwo rero urwo rugendo ruracyahari, kuko niba amategeko ahari, abashinzwe kuyashyira mu bikorwa bakaba badashobora kuyashyira mu bikorwa, turacyafite urugendo, nta demokarasi ihari. Ntabwo demokarasi ari gushyiraho itegeko rikaba rihari ukajya uvuga ngo itegeko ndarifite kandi itegeko ritubahirizwa. Nge rero icyo nimuharanira ni uko itegeko rihari ryubahirizwa rigashyirwa mu bikorwa. Urwo rugendo rero turacyarufite. Urugendo turacyarufite, kuko niba
dufite abantu nka ba Tom bumva Ingabire atanga ibitekerezo binenga wenda politike y'ishyaka arimo, agahita yumva agomba guhabwa mikoro kandi koko bakazimuha, akumva agomba kwirirwa asebya Ingabire amwangisha abaturage, umva ko Ingabire ari umwanzi w'igihugu, akagira abandi bantu abona akumva agomba kubangisha abandi igihugu. Urumva turacyari mu nzira ndende ya demokarasi. Donc kubona hari abantu bakiri mu nzego z'ubuyobozi babona batavuga rumwe nabo bakabafata nk'abanzi, urumva ko tugifite ikibazo. Igihe umunyarwanda azaba ashobora kuvuga akisanzura, ntihagire umufata nk'umwanzi, ntihagire umutera ibuye, abayobozi ntibavuge bati dore nguriye aho aciye murebe ntiyegera abaturage, icyo gihe tuzatwageze kuri demokarasi koko. Ariko ibyo bintu mubivuga mute? Tubona twebwe ngiye nk'umunyamakuru ndabona ibyo mbona, sinjya muri speculation. Tubona RPF ijya kwiyamamaza ikabona 99%. Mwe mubivuga mute muvuga ko hashobora kuba hari abandi banyarwanda wenda batabyumva, batumva ibikize, bavuga bati ibi bintu RPF ikora sibyo kandi bayitora bingana kuri? Oya, ngira ngo uri umunyamakuru nawe uvuge ngo ntukunda speculation. Ngira ngo amatora uko akorwa mu Rwanda turabizi, nuko kwiyamamaza bikorwa turabizi. Frank ngira ngo bamujyana kumushyira hano mwirimbi hirya urabizi. Donc hari ibintu izo ni irregularité zibaho, ariko biba byakozwe nandi ne wa muyobozi. Ese aba yabyibwirije? Niba naye aba yabyibwirije, ese afatirwa ibihe bihano? Kugeza uyu munsi ndagira ngo nkubwire, ndi mu bantu ndimo ndakubwira nk'umuntu urimo kugerageza gushyiraho ishyaka. Niba ntashobora guhura n'umuntu umwe cyangwa babiri ngo tuganire, hatabaye umuntu umpagarara hejuru, hatabaye umuntu umbwira ati ibyo bintu ntabwo, Ingabire ntugomba guhura n'abaturage, ntugomba kuvugana n'abantu, urabona se tutafite ikibazo? Doko turacyafite ikibazo. Donc kuba ntashobora guhura n'abantu, iyo mpuye n'abantu bazi wanjye, abantu bakwibaza bati bari abantu baje kwa Ingabire baje kuvugana na wiki, donc bigatera abantu ikibazo. Ingabire abantu baje baje kuvugana na wiki, bikaba ari ikibazo kubera ko bazi ko ndi mu ishyaka rya opposition. Urumva se tugifite ikibazo? Turacyafite. Oya, reka tujye twemera ukuri, igihugu cyacu kiracyafite inzira ndende yo kugenda kugira ngo tugere kuri demokarasi. Ngicyo nza ubuyobozi bw'igihugu cyacu na FPR. Ese ubundi niwe yifitiye icyizere? Abaturage betora 99%. Nitanga urwo rubuga n'iryo rimwe abandi baryisanzuremo bashobore kuribona mu buryo bwisanzuye, ngende ishyaka ryanjye ryemerwe, nshobore gukoresha mitingi, nshobore guhura n'abaturage, mbese nanjye nkore mu bwisanzure. Niba FPR yizera 100% kwabo baturage bayumva 99%, nitangwe urubuga ye kugira ubwoba. Njye mpunze kubabwira nta mpamvu nimwe zo kugira ubwoba. Mpunze kuvuga nti mbere y'imyaka za 98 za 2 hari hakiri ibibazo, abantu bagifite ibikomere, hari hakiri urugendo hari byinshi byagombaga gukorwa. Ariko uyu munsi nta mpamvu nimwe gukomeza gufunga amarembo ya politike, ntayo mbona kugeza ubu ngubu. Ntayo mbona kuvuga ngo genocide izongera kuba, ntabwo ibyo bintu ari byo, kuko hari amategeko dufite. Hari amategeko dufite, niyo mpamvu navuga mu kanya nta muntu ubundi ugomba kuba hejuru y'itegeko. Niba dufite amategeko ahana umuntu wese wahamagara abandi kwica abandi, amategeko akaba hari, umuntu uzabikoresha kari zabikora. No mu mategeko agenga amashyaka birimo, ishyaka rizahamagarira amacakubiri, rizahamagarira kwica abandi, bararisesa n'ababigize bagahanwa. Kwa amategeko hari nakurikizwe, nta kindi dusaba. Noneho muvuga iki tugarutse kuri ibi by'ifatwa rya Rusesabagina, kuba hari abandi bakitwaje intwaro, hari imitwe itandukanye tujya twumva ejo twumvise Colonel Mpiranya yishwe, umwaka ushize hishwe umuyobozi wa FDL General Mudacumura. Ibi bintu byose ikirebana no kwitwaza intwaro, ubwo hari opposition yanyu y'ibitekerezo, hakabaho n'abakoresha intwaro. Aba bantu mwe mubavuga iki? Muvuga iki ku bintu birebana no kwitwaza intwaro? Ese hari aho mubona biberekeza, cyangwa wenda ni ibintu projet ya long terme tushobora kuvuga tuti bizatwara igihe ariko wenda hari icyo bizatanga? Ubivuga iki? Ngicyo nabivugaho nuko gukora n'amahitamo bakoze, nta burenganzira afite bwo kubabwira ngo kubemeza ibyanjye, nuko bafite nayo mpamvu bahisemo ayo mahitamo kuvuga bati twebwe turakoresha intwaro. Ariko nkuko nkunze kubivuga, igihugu cyacu nta bibazo nge mbona gifite byakemurwa nuko abantu bafata intwaro. Igihugu cyacu demokarasi niyo tubuze, nta mahame demokarasi turimo duharanira ko ashimangirwa mu gihugu cyacu. Amahame demokarasi dushimangira ko ashimangirwa mu gihugu cyacu ntabwo azazarwana na Kalashnikov, kuko ibyo FPR barayashyizeho, kuko nayo ifata intwaro avuga ati nzanye demokarasi. Ariko twabonye ko nyine hari ikibazo. Ntabwo rero nge nemera ko demokarasi ishobora kuzanwa na Kalashnikov. Ni ukuvuga ko abo bantu bashobora kuba wenda ikibazo kibashishikaje atari demokarasi,
ikibazo kibashishikaje ari gukora ubutegetsi bwa FPR. Donc urumva ni ibintu bibiri. Ni nayo mpamvu abantu bagomba kubanza kwitegereza mu gusesengura no guhuza abantu. Ibyo bituma vanga abantu ajya banza avuga ati se uriya wicya kurikiranye n'iki. Icyo nkurikiranye nuko amame ya demokarasi tuyashinga hano mu gihugu cyacu. Umuturage akagira ijambo mu bimukorerwa. Munyapolitiki agatanga ibitekerezo mu bwisanzure. Iterambere rikagera kuri bose. Donc nayo mahame nifuza ko aba twagira ubutegetsi butavanze byandi mu kanya ndavugaga nti ndizera ko abacamanza bazagerageza ntibavange itegeko na politiki, tukagira ubutabera bwigenga, inzego ntizikorere mu zindi. Ni ibyo nkeneye ko twubaka igihugu cyacu. Uramutse uruganira na opposition yitwaje intwaro wayibwira uti ibyo ni mubireke? Si wowe nge nabagira inama nkabwira nti mu gihugu cyacu cyo dukeneye nizo mpinduka, kandi nukuri reka nkubwire nta cyizere mfite ko abantu bakuyeho ubutegetsi bwa FPR bakoresheje intwaro ko ibyo byose ndimo mvuga babigeraho. Ntabwo kubera ko FPR yambereye urugero, nibyo yavugaga nabyo ariko ntabwo yabikoze. Kubera icyo utizera ko bo barwanye yenda bagatsinda FPR batakora nkayo? Oya, reka nkubwire nararebye mu banyepolitike hirya no hino habaye impinduka hose hakoresheje intwaro. Nta na hamwe higeze haba demokarasi bakoresheje intwaro, ntibishoboka. Iyo ukoresheje intwaro ufite ibintu byinshi wakoze, ufite imyenda wagiyemo baguhaye intwaro ugomba kwishyura, bikaba ngombwa ko ryaterambere ugomba kugera kuri bose leta bagera kuko ugomba kwishyura ba bantu, nawe ubwawe ukabanza kwikura mu bukene kubera imyaka wamaze uri mu ishyamba uriho nabi. Oya, nta muntu uzambeshya ngo azazana demokarasi ngo haranire iterambere ry'abaturage yakoresheje intwaro. Oya, ntaho byigeze biba ku isi. Sinzi niba bazaba bambere, ntabwo nabyemera. Dusoza, Perezida Paul Kagame mu kiganiro cyabaye kuri iki cyumweru yaragize ati na Padiri Nahimana ashobora kwisanga hano, ndetse yaravugaga ati na Rusesabagina nyine yisanze hano. Arabanza bati yarizanye, ubundi bati ntabwo yamenye neza ukuntu yageze aha. Ibi bintu nta kintu bibateraho ubwoba mwebwe nka opposition? Ngewe sari ikibazo mfite cyo kuba muri rusange. Muri rusange ngewe nageze mu Rwanda ndahari, nagezeho ndafungwa, nyuma ndafungurwa, ndahari ndacyakomeza guharanira ko amahame ya demokarasi tuyashimangira mu gihugu cyacu. Ariko kuri opposition Padiri Nahimana nawe ngira ngo yagerageje kuza nka kabiri ntibyakunda, wenda je yaba ari amahirwe kuko n'ubundi ashaka kuza mu Rwanda akavuga ngo bamubujije. Ntekereza ko wenda Padiri Nahimana atari mu batungurwa ageze mu Rwanda kuko n'ubundi yifuza kuza. Uko mbyumva ndumva ko uko yaza kose yavuze ko inshuro ebyiri yazigerageje. Hari ikintu abantu bagomba kumva. Donc nacyo wenda ngira ngo nsabe ubutegetsi bwa FPR, donc kudakomeza kubona l'opposition nk'umwanzi. Donc ntabwo umwopoza agomba kugenda gufatwa aho ari ngo umuzane mushyire muri gereza. Ntabwo ntekereza ko ari cyo gisubizo. Umuntu uguma avuga ati Perezida wa Repubulika yarapfuye, Perezida wa Repubulika baduhisha ko yapfuye kandi yarapfuye. Ntabwo ubona ko FPR ishobora kumubona nk'umuntu nyine ushaka guhungabanya umudendezo w'igihugu? None icyo gihe bamuzanye bamushyikiriza imbere y'ubutabera, nibyo ngende vuga ubutabera gukora. Donc niba bamushaka kugira ngo mushyire imbere y'ubutabera bamuzana, icyangombwa nuko ubutabera bukora budakoreshejwe n'amarangamutima ya politiki cyangwa ngo habamo kwivanga kw'abanyepolitike mu rubanza rw'undi munyapolitiki. Kuko mfite nabivuze urugero urubanza rwanjye rwabaye ikibazo kw'abanyepolitike bivanze mu rubanza rwanjye, bitanga isura mbe, bituma mfite banatsindwa mu ntangiriro kuko bari banivanze igiperereza rigikorwa, banivanga urubanza rurimo, banivanga rurangiye. Ibyo rero bitanga isura mbe. Ubutabera bw'igihugu cyacu niyo mpamvu mvuga nti turaharanira twebwe ko amahame ya demokarasi ashimangira. Mu mahame ya demokarasi ubutabera burigenga, nta muntu ubuvugiramo, nta muntu n'umwe uvugira mu butabera. Yaba ari n'ishyaka rikomeye riri ku butegetsi ntabwo rivugira mu butabera, ahandi burigenga. Icyo gihe rero bwigenze Padiri Nahimana akaza bukaba ari ubutabera bwigenga, nyine icyo gihe kwisobanura n'ubutabera, ariko nta politike yivanzemo. Icyo wavugaga cyuko FPR kugeza ubu igifata opposition nk'abanzi gifite irihe shingiro? Nuko nyine nibo bavuga ko umuntu wese bagomba kumufata bakajya kumufunga. Ufunga umuntu ubona nk'umwanzi, ntabwo umuntu udafata nk'umwanzi ntabwo umufunga. No ku rundi ruhande nabwo donc en fait une interprétation mbi dufite muri gihugu cyacu. Donc uwo mutari kumwe muri politiki ukamufata nk'umwanzi, kuko no muri opposition nabo hari abavuga bati FPR n'abanzi bakumva donc FPR itakagombye kubaho. Ubundi numva iyo myumvire twagombye kwihindura, tukavuga tuti turi abanyarwanda bafite ibitekerezo binyuranye, twashinze amashyaka anyuranye. None rero niba dufite ibitekerezo binyuranye tukaba dufite amashyaka anyuranye, buri wese aharanire ko ibitekerezo by'abaturage babyumva, kugira ngo igihe cy'amatora nikigera hazaba ubwisanzure abaturage bazagwita. Nge niho nifuza ko tugeze u Rwanda, ndifuza ko tugeze u Rwanda aho umuntu ufite ishyaka atabona undi batari mu ishyaka rimwe nk'umwanzi we, ahubwo mufata nk'undi munyarwanda badahuje ibitekerezo, tugakizwa gusa n'abaturage. Naho tugomba kugera. Ariko
kuvuga ngo bari bwo tutavuga rumwe n'abanzi banjye n'undi hari akavuga ngo ubwo tutari kumwe n'amwanzi wanjye, ndagira ngo rwose dutere intambwe abanyapolitiki b'u Rwanda, yaba FPR yaba natwe turi muri opposition, dutere iyo ntambwe yo kutabona mutavuga rumwe nk'umwanzi gica wifuriza gupfa cyangwa wifuriza kujugunya muri gereza. Donc iyo ntambwe tuyitere, dukore politiki irimo n'ubumuntu. Byavuba mu kwitegereza kwawe, kumva iby'ubutegetsi buvuga, ukumva ibyo nk'abo wahoze uvuga ba Tom Ndahiro n'ibiki, ubona biri hafi, ubona hari intambwe ubundi yatewe? Intambwe irimo iraterwa kuko nifata 2010 n'uyu munsi kameme hari intambwe irimo iterwa nini imaze guterwa, kuko tumaze kuganira kangahe, ariko 2010 namaze kuganira n'abantu nahise nageze ku muryango wa gereza. Nuko uyu munsi urabona ko tuganira, wenda batomu bagakomeza bakavuga ibyo, ariko ndetse no mu byo ribi nabivuze mu byo muri dosiye bakora, wenda ibyo kwamamaza ibihuha, wenda nuko wenda ari ikibazo batari bageraho, ariko ntibigeze bakigarukaho cyane. Usibye rimwe kumbaza kuki wahuye n'abantu abanaha n'ahandi, navugaga nti haraho itegeko rigomba kwigenga ntiryivange na politike, ariko hari intambwe igenda iterwa buhoro buhoro. Niyo mpamvu nasaba ubutegetsi bw'igihugu cyacu cyane cyaka rya FPR vuga ko ari moteri, gukingura rwose amarembo ntibakomeze kugira izo mpungenge, ndetse byagabanya. Ariko uziko reka medefi FPR n'ubutegetsi buriho bazi ko baramutse baretse ishyaka rya Darufa rigakora, opposition iri imbere mu gihugu tugakora nta muntu duhungabanya, bazi ko byatuma barabo hanze nabo byabatera akanyabugabo ko kuza. Erega batinya kubera ko bavuga, kuko nakubwiye ko nganira nabo bavuga bati Ingabire se wirirwa bagutera hejuru tubona ibyo mijugujugu yose bagutera, natwe tuzaba gudutera iyo mijugujugu. Donc rero ibyo byose bihagaze byatuma n'abari hanze bibatera akanyabugabo bakaza. Utashaka kuza byamutera ikibazo cyo kubona nanone icyo yavuga, kuko bajya bavuga bati nabari mu gihugu se politike mu gihugu irakorwa, opposition irakora, ishyaka ryo kubitegetse rigakora, bahanganishije ibitekerezo nta kibazo gihari, wowe kuki ibitekerezo byawe utajya kubitangira mu gihugu, cy'politike yawe utakora mu gihugu. Donc FPR ni teriyo ntambwe ngwire ni ikingura amarembo ngo urebe ngo ibintu birajya ku murongo. Madame Victoire Ingabire, turabashimiye cyane ku kiganiro mutwemere. Yego namwe murakoze. N'abari badukurikiye rero twese, namwe reka tubashimiye ku kiganiro, mukurikira n'ibindi biganiro bitandukanye mukurikira biba birimo abanyapolitike batandukanye n'abandi bantu bafite uruhare rutandukanye mu buzima bw'igihugu mu ngeri zitandukanye zitari za politike gusa. Reka tubashimire, yewe ndi Etienne Gatanazi nakagaruka.